Ladies and gentlemen, ko mubizira Mr. Gal ndetse dufite amakuru agenda trending around the world ndetse amakuru aba yaragiye akundwa n'abatari bake cyane cyangwa se amakuru yagiye trending cyane ngubwira gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amwe mu makuru rero aba ari kuri Mr. Gal TV show. Rero uyu munsi twagarutse ku bantu bitwa aba Trumps ndetse turagenda tugaruka ku tuntu n'utundi tuba twaragiye turangwa no muri iki cyumweru cyangwa se ibintu biba byararanze muri isi. Niyo rero mpamvu Mr. Gal tuba duhari kugira ngo ibyo byose tubashe kuba twabikora gatanu kuri gatanu. Yabe angomeje kuba nashimira baje kuba bakora sound neza kugira ngo ibintu byose baje kuba byagenda ku rwego rw'ijoro. Mwita Peter Creator, amwita Maestro, amwita Decro. Abangabo rero ni bamwe mu bantu bafashe igikorwa cya Mr. Gal TV kugira ngo ibintu byose baje kuba bya traininga gatanu kuri gatanu. Mubwira ati rero kuma on stage cyangwa se on stage kugira ngo ibintu byose baje kuba byagenda neza ku rwego rw'ijoro. Bita aba Young Tag ndetse ngo bamwita Chitan Kuntatumani. Abangabo ni bamwe mu bantu baje kuba bafasha ibikorwa bya Mr. Gal TV kugira ngo bibashe kuba bya traininga around the world. Yeah, do the world like as a professional. Aba Trump lena kubwira ko ari ubwoko bwaje kuba bwa training cyane ku rwego rw'ijuru, ariko ubu bwoko bw'aba Trump nakubwira ko bwaturutse muri Eloma rero ababutangije cyangwa se iyi group ikaba yaratangijwe n'abantu batatu. Nakubwira ko iyi group rero ari imwe muri group yabaje kuba ya training cyane ikagera around the world. Ni abantu bafite imyizerere igiye itandukanye aho basanga bamwe baba barapfumuye amatwi cyane, ugasanga bamwe rero bashyizemo umunwa, bashyizemo ibintu by'ibisororiro. Agenda ubona amafoto agiye atandukanye rero agaragaza ubwoko bw'aba Trump. Amwe mu mafoto rero yagiye aranga aba bantu. Nakubwira ko ubwoko bwa mbere rero cyangwa se abantu batangije umuryango cyangwa se group ari abantu baturuka mu Buroma. Rero uyu muryango wa Trump ikaba waraturutse mu bantu twakwita aba slaves, abacekera. Nibwo baje kuba bakwishyira hamwe baza kuba bakura icyo kintu. Nakubwira ko aba Trump ni abantu rero bizerera imyizere cyane igendanye mu bantu bapfuye, bizera imyizere ituruka mu bantu bapfuye. Noneho ahitwa muri India cyangwa se mu Buhindi naho haje kuba haza ikintu cy'aba Trumps, nabo babashe kuba batangira icyo kintu. Muri Amerika murabizi abo bita aba Male Indian baje kuba baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse aho ihitwa muri Amazon baza kuba banakwirukanwa muri Amerika. Ayo mateka murayazi ndetse mwabo ku bantu babashe kuba bareba film Apocalypse babashe kuba bamenya byinshi kuri aba bantu bita aba Trumps. Aba Trumps ni bamwe mu bantu babashe gutraininga cyane ku rwego rw'ijuru ndetse bakabasha kumenyekana cyane. Nakubwira ko noneho mu gihugu cya Kenya abitwa aba Trumps bakunze kuba bariyo. Ikintu gitangaje kuri abantu bita aba Trumps utaruzi niko aba bantu baba Trumps iyo ugiye kubasura utabaje kuba wahabwa uburenganzira bwo kubasura, abantu barakwica. They are very dangerous. Rero bashobora kuba bakwica ubuzima bwawe bukaba bwahaburira. Bagiye bica abantu benshi cyane bagiye babasura batabahereje permission cyangwa se uruhushya rwo kugira ngo basure. Rero kugira ngo ubashe kuba wasura bitwa aba Trumps nuko ugomba kuba ufite uruhushya. Nkuko nagiye mbikubwira afite imyizere yabo, bamwe usanga baba barapfumuye iminwa yabo cyangwa se amatwi yabo, cyangwa ugasanga iminwa yabo bashyizemo ibintu by'ibisorori. Rero ni umuco wabo wihariye waba ngaba Trumps bagiye batraininga cyane ku rwego rw'ejo. Nakubwira ko noneho kugira ngo ubashe kugira agaciro, umugore wo muri ubu bwoko bw'aba Trumps cyangwa se group y'aba Trumps agomba gushaka afite imyaka hejuru ya 16. Naho ngaho rero utangire kuba washaka ndetse akaba ari noneho batangire kuba bagushyiramo ibi bintu byo kuba bashyiramo ibisorori mu munwa wawe ndetse umunwa bakawukidura cyane cyangwa amatwi bakayakwidura bagashyiramo ibintu bigiye bitandukanye umunwa bakawuca. Ni imyizere y'aba bantu rero, imyizere abantu bagiye batanga amakomenti turaza kugenda tubigarukaho. Amwe bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye kuri aba Trumps, bagiye bavuga ati uyu muco ntabwo usanzwe ntabwo ubaho, mbese inyungu y'uyu muco ni iyihe? Abantu bagiye bavuga ibintu bigiye bitandukanye rero kuri aba bantu bita aba Trumps. Rero aho turi buze kugenda tugaruka amateka kuri aba bantu baba Trumps bagiye batandukana cyane. Nkuko nagiye mbikubwira Mr. Gal ukomeza ukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amakuru abashe kuba yatrendinga cyane ku rwego rw'ijuru.
noneho ahandi ari aba drums nakubwira yuko namaje kuba nakubwira muri Rome ariho babashije kuba batangiza iyi group y'abantu batatu baza kuba batrendinga baza kuba bakongera ikaza kujya mu Buhinde ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba Mel Indiana ku bantu barebye Apocalypse twagiye tubigarukaho rero aba drums rero baje kuba batrendinga cyane ndetse no muri Kenya nagiye mbikubwira ku bantu baba drums bagiye bagira ibintu by'imyizere yabo amatwi bakayavumura cyane tugeze rero muri Ethiopia rero mu gace bita Mango National ngaho muri park bafite rero aba drums nakubwira ko bafite ubwoko bw'aba drums rero nakubwira ko ari aba drums bagira muri 500 rero baturuka ku miryango 11 rero y'aba drums nakubwira ko abo ngabo rero ugomba kujya kubasura wabanje kuba wahabwa urushya muri park yabo yugiye rero kuba wabasurutsa hawe urushya babashe kuba bakwica rero n'abandi ba drums ndetse bagiye bica abantu batari bake cyane kubera yuko bagiye babasura mu gihe kitari cyanyacyo cyangwa se batabashe kuba iriza uburenganzira kugira ngo basure bizera mu myizere yabo umuntu utabasuye ndetse batabashe kuba bamutiguza cyangwa se yabatiguza bagomba kumwica rero abantu bagiye batanga ibitekerezo uko nagiye bikubwira bagiye bavuga ati before I get on the jobs them to by telling them that them is be serious abajya bavuga ati ibi bintu se biri serious ko mwoka byaramwege ibi ngibi rwose icyo natanga ibitekerezo ibi bintu birasikije cyane cyangwa se biratangaje undi aravuga ati how will they eat a brush their thief ati ni gute babasha kurya cyangwa se bakaba bakuza amenyo yabo abindi undi aravuga ati uwo mwita Michelle Ona aravuga ati unrivable ati bizarre culture ntabwo nshobora giye kuba nakwizera uyu muco udafite icyo maze undi nawe bamwita upsetting eyes yabaje kwandika aravuga they are not dangerous they are genial as a people who live in the world they don't cause harm for humans ati yaravuze ati ntabwo ari baba ahubwo abangaba n'abantu ba believing cyangwa se babashe kuba batura ahantu habonyine hatandukanye n'abandi bantu rero bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ngo iyo mwita I don't believe in the expense aje kuba yavuga ati ntago nakwizera iyi mico abandi rero bagenda batandukana byinshi bigiye bitandukanye bavuga ibitekerezo kuri aba bantu bita aba drums babashe kuba training cyane ku rwego rw'ijuru yape Mr. Gana zo ngomeze kubikubwira komeza ukora subscribe like comment share kugira ngo bashe kuba bamenya byinshi bigenda bitandukana ndetse hirya no hino nakubwira iko bamwita Mawe Sare nakubwira iko Mawe Sare ari umwe mu bantu babashije kuba batrendinga muri Africa ahanga muri Ghana yani yabashije kuba kina muri films zigiye zitandukanye mu mwaka 2018 akaba ari umwe mu bantu cyangwa se mu bagore babashije kwitwara neza ndetse bigitsina gore ara muri Ghana abaje kuba bavuga ati rero muri Ghana uyu mugore bamwita Mawe Sara akaba aturuka muri aho ngaho muri Ghana BBC Africa yaje kuba yakora documentaire muri Ghana rero iza kugaragaza yuko uyu mugore Mawe Sara ari umwe mu bagore babashe gutrendinga cyane mu mwaka 2018 aho ngaho muri 2018 bwo babashe kuba bagaragaza yuko uyu mugore ari umwe mu bantu babashe gutrendinga cyane ku rwego rwo hejuru akazo bita Safina Harega nawe n'umunyagana aturuka mu gace bita Kamwede akaba ari actrice w'amafilm ndetse akaba akoresha social media cyane ku rwego rw'ijuru nawe yaje kuba yagaragazwa yuko ari umugore mwiza muri Ghana aho ngaho mu banyamideli babashe kuba batrendinga cyane ku rwego rw'ijuru rero akazo bita Benedict Gava n'umwe mu bagore nabo bagaragaye aho ngaho muri Ghana akaba ari umwacteur w'amafilm actrice w'amafilm ndetse akaba ni producer afite talent ikomeye cyane yabashije kuba yagaragara mu film bita Azonto Ghost aho ngaho hari mu kwezi kwa kane rero ngo bakamwita Benedict Gava yabashije kuba yatrendinga cyane ku rwego rw'ijuru akazo bita Patrick Gona aho ngo rero akaba ari umu actrice wo film ndetse mu mafilm agiye atandukanye ara muri Ghana akaba ari no fashions abashe kuba yakoresha social media cyane ku rwego rw'ijuru akaba aturuka ahitwa Akabedo aho ngaho muri Ghana akaba rero mu bagore babashe gutrendinga cyane ku rwego rw'ijuru murabizi ko Mr. Gage mabwira amwe mu makuru yaragiye aranga abastar cyangwa se ibyamamare hirya no hino kuri Mr. Gage show rero abo ngabo bari abakobwa batanu baje kuba nakubwira nyuma y'aba drums twagiye tuvuga abagiye batandukanya rero baturuka mu gace bita Kamwede aba ngabo ari aba actrice bakomeye cyane mu rwego rw'ijuru
rero turaza kuba tugagenda tugaragara aza ibitekerezo ku bantu bagiye batanga ibitekerezo baravuga ati I really printed you just fun. I know one girl that have the same problem just like your own story every year for aho yingara baje ati njyewe rwose ndabyizeye kuko rwose bigaragara neza yuko uyu mukobwa ari umwe mu bakobwa biza kandi gusa ikibazo ni iki ngiki ku ruhande rwanjye ntago napfa akwizera. Abantu rero bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye ku rwego rw'ijuru, bamwe babatekereza ibintu bigiye bitandukanye. Bamwita Nyata Samuel yaje kubavuga ati the man does not bring the woman to a climax for easy penetration. Ati umugabo nagazana umugore kugira ngo aba ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu byoroshye rero kugira ngo ibyo bintu byose baje kubaho. Rero ngo rero bikaba ari ibintu byagiye bitrendinga cyane ku rwego rw'ijuru, akaba ari amakuru rero bagiye trendinga agenda agaruka. Rero wari muri baje gutrendinga ejo bundi hari tariki 22 z'ukwezi kwa 10 2020 umukobwa aje kuba yavuga ati maze umwaka umwe. Yaravuze ati maze umwaka umwe nshatse, ariko ikintu gitangaje nuko mu mwaka umwe maze nshatse ndacyari isugi. Rero abantu bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, yaraho turi buze kugenda tubigarukaho. Yaje kuba yavuga ati I said wife was rating to relationship counselor Jola alum of the basis of info that she has been married for 1 year yet she is still a virgin. Rero iki kinyamakuru cyaje kuba cyatangaza ibyo bikorwa cyangwa se amagambo uyu mugore yaje kuba yatangaza. Yaravuze ati gwiki mbivuge cyangwa se mvireke misigara zo gukomeza kubikubwira, komeza kula subscribe, like, comment kugira ngo ubashe kubona amakuru abashe gutrendinga ku rwego rw'ejuru. Yaravuze ati mu buzima, yaravuze ati muri babaje umugore yabashe kuba yajya mu rukundo ndetse n'umugabo bamwita Console Jory. Nakubwira ko umugore rero amaze umwaka umwe kandi akiri isugi. Baje kuba batangaza mu magambo y'icyongereza baravuga ati she started in her male that pressure was wholly very tight to the extent that her husband efforts of trying to insert the joystick always provide fault. Bishatse kuvuga yaravuga ati buri gihe cyo aricyo cyose yageragezaga yuko kuba umugabo bahura kugira ngo baryamane, kugira ngo babashe kuba bakwishimisha ndetse bubaka umuryango, gusa umugabo agahora ahatiriza bikanga rero umugabo rero aza kuba yabirika kugira ngo batazajya bakora imibonano mpuzabitsina. Rero nkuko nagiye mbikubwira abantu baje kuba batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, gusa umwe yaravuze ati hello Jola, please hide my haven't been married for 1 year now and haven't been able to have sex and got married and the virgin every time we try it's painful but they are still not going in have or started using lubricant. I'm French, didn't know having sex was this difficult. People make it seem so is a praise what I do, the praise positive vibes only. Ongo rero akaba ari igitekerezo bita Joro yaje kuba yatanga. Aravuga ati mu buzima niwo ngo wa mugore turi kugarukaho ku buzima bwe nko nagiye mbikubwira. Yavuze ati nabashe kuba nasizirana urumva nyuma y'umwaka umwe nabashe kuba nagerageza yuko nakora sex ndetse n'umugabo wanjye, gusa buri munsi uko nabitryingaga cyangwa se nkabigeragezaga nahoraga numva ububabare mu myanya y'ibanganye cyangwa se mu myanya y'imyibarukiro bikanga. Umugabo wanjye kagerageza kugezaho rero byaje kuba umugabo wanjye yavuga ati reka mbireke kuba twakorana sex biza kuba byagenda gutyo. Rero bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Yaravuga ati uyu bamwita Miss Shirley, yaravuga ati what they 1 year into marriage think you should go see the Johnski, they will have answers to such as please accept your husband may be running out of patience. Uyu yaravuze ati nyamara ushobora gusanga nyuma y'umwaka umwe wenda umugabo wa yarapfa kugeragezaga akaba yaracitse intege, ariko ubu ngubu ashobora kuba yakongera kugereza bikemera. Rero ntuzigire ucika intege. Undi aravuga ati your husband doesn't functions is yet please is a finder was training ku rwego rw'ijuru. Rero abo ngabo akaba ari abantu bagiye babasha kuba bavuga byinshi kuri uyu mugore. Icyo nakubwira rero aya namwe mu makuru barabashe kugenda training Rwanda World ku rwego rw'ejuru. Turacyakomeza tubabwira andi makuru ndetse hano muri Mr. Gao ibintu byose bibaje kuba byagenda neza ku rwego rw'ejuru.
ni bimwe mu bintu bigiye bikomeye cyane ku rwego hejuru utabugomba kuba wacika kuri Mr Gigal TV show. Byinshi bashe kuba byatrendinga cyane. Mr Gigal to the best to the world like a professional nkuko nagiye bikubwira n'ubundi ni gahunda tuba turi gusaza Africa. Nakubwira yuko inkuru yabashe gutrendinga ejo bundi ku rwego rwo hejuru bamwita Isaac, akaba ari umwe mu bantu bakunda gufotora yatabarutse ku myaka 22 kandi nakubwira ko uyu mwana yari amaze kuba yamenyekana ndetse yari n'umunyeshuri yari mu upcoming w'umuririmbyi muri artiste ndetse yaririmba aza kuba yakwitaba Imana. Nyuma yaho rero nyina yabashe kumva yuko umwana we yabashe kwitaba Imana, umwana w'imyaka 22 kandi akaba ari we mwana yari afite, akaba yitwa Isaac. Yafashwe n'icyo twakwita pressure, umuvuduko w'amaraso. Nyina rero nawe nyuma yuko umwana we yumvishe yuko yapfuye, mama w'umwana rwose byahise bikomera cyane, biba ibintu bibi cyane, na nyina w'umwana ahita atabaruka. Rero ni inkuru yabashe gutrending around the world, inkuru ibasha gutrendinga ku rwego rwo hejuru, abantu rero bagiye bababara cyane. N'izindi nkuru ziba zaragiye zitrendinga, nakubwira yuko uwo biza indi uwo bita Asia rero yaje kuba yatangaza ati ari ukuntu ushobora kuba waba umusilamu ndetse ukaba n'umufashion killer, ukabasha kuba wakambara neza kandi uri umusilamu, ukabasha gutrending around the world ku rwego rwo hejuru. Andi makuru tuzagira tugarukaho no bita The Ben rero waje kuba yagaragara ari mu rukundo n'uwo bita Uwicyeza Pamela. Uwo bita Uwicyeza Pamela yaje kuba avuga ati I'm in love singer The Ben in secret travels the neighbors of Swahili country Tanzania to be with the Lomad girlfriend Pamela, which is from the Miss Rwanda contest who has been in country for days. Rero yaravuga ati ndi mu rukundo n'umuririmbyi bita The Ben, gusa twakoze urugendo rw'ibanga mu baturanyi ndetse aho ngaho ni muri Tanzania. Gusa aho ngo rero Uwicyeza Pamela akaba ari umukunzi wa The Ben, nakubwira ko uyu nguyu yabaye Miss Rwanda contest. Icyo rero nakubwira cyo nuko bamaze iminsi baspendinze iminsi muri icyo gihugu cya Tanzania. Mumaze kukubwira komeza kuri subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amakuru abashe gutrending around the world. Akaba ari ngo bimeze hamwe nanjye Bistigali cyangwa mumaze kukubwira komeza kuri subscribe, like, comment, share kugira ngo ibintu byose ubashe kugenda neza cyane. Mwiza Prince Mike nakubwira ko ari umugabo cyangwa se ari mu Prince wo muri Lagos aho ngaho, akaba yaratse abagore inda 6 bose kandi bakaba bagiye kuba bashakana vuba ngaha. N'umwe mu bagabo rero bakoze ibintu bikomeye cyane mu gihugu cya Nigeria, yabateye inda rimwe bose kandi bagiye kubana banakuze bukedesha. Ni ibintu rero byatangaje abantu muri Nigeria. Nakubwira ko uyu mugabo ari mu businessman kandi akaba ari socialite, abashe kuba yagaragara cyane ku rwego rwo hejuru. Abagore 6 bose yabateye inda, bamwita Mike, akaba ari umwe mu ba prince bahariya muri Nigeria. Akaba ikindi bamenye kuri uyu mugabo, akaba ari Hollywood actor, yagiye akina mu filimi agiye komera kugira ko amenyekanye ku izina ry'uwo bita Williams Chambers. Akaba ari ryo zina yabashe kuba yamenyekana ndetse nakubwira ko ari yaje kuba yanakora n'ubukwe n'abagore 6, abagore biyo akunda cyane ku rwego rwo hejuru. Mr Garatobere muzaza kugenda mubona amafoto y'uyu mugabo ndetse ari kumwe n'abagore biwe 6. Rero dumwe mu bagabo baje kuba bakora ibintu bigiye bikomera. Kugira ko uyu mugabo rero yagiye traveling cyane, akaza kuba yakora business muri Texas aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba afite club muri Nigeria bayita Ono. Rero ni imwe muri club ikomeye muri Nigeria ahitwa Controversies. Aho ngaho rero akaba ari afite iyo club. Nakubwira ko uyu mugabo yabaje kuba yatangira kuba yakunda n'abagore mu mwaka 2017, mu mwaka 2019 atangira kuba bakundana, none yaje kuba yabatirira inda rimwe. Ikintu cyatangaje abantu nuko uyu mugabo yaje kuba yahita akorana ubukwe nabo. Rero nkuko nagiye mbikubwira yuko mama w'uyu mwana yapfuye ku myaka 52 nyuma yuko yumvise ko umwana wiwe
yatabarutse. Ni ya nkuru ya wa mwana nakubwiye bita Isaac rero waje kuba watabaruka, akaba yari umuririmbyi ndetse w'umu upcoming ukizamuka ndetse yakundaga ibintu byo gufotora, aza kuba yatabaruka. Rero n'uyu nkuru yababaje abantu batari bake cyane, yagiye igurukaho n'abantu batari bake cyane bavuga uburyo byababaje abantu ku rwego rw'ijuru, ukuntu uyu mwana yapfa kandi yari umwana ukiri muto cyane. Mubwira yuko ukomeza gukora subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona amakuru abashe kugenda trending around the world. Njya kugezaga iki cyegeranyo, nitwa Mr. Gekao. Mr. Gekao, at the heart of content, be there to Mr. Gekao, mukona agiye mbikubwira amakuru agiye atandukanye. Rero ujye ukomeza ukore subscribe, like, comment, share kugira ngo ubashe kubona ibyo byose kuri Mr. Gekao TV show. Be on touch, stay on touch. Nkomeza kuba nashimira bose abo ba Young Tayi bakora ibintu bikomeye cyane muri Mr. Gekao TV show kugira ngo ibintu byose baje kuba bya trending. Abamwita PD Creator, abamwita Milestone ndetse na D Crew, abo ngabo ni abantu bakora akazi gakomeye, ndetse na mama and my big bro Diego, ndetse n'aba Young Tag, Chitan and Skunta Tumani, abo ngabo bakora akazi gakomeye cyane. Ready Jet twamenye ko nabikubwira, rero mukomeze kumushyigikira ndetse ukomeze gukora subscribe. Yabe, ciao, Mr. Gekao, igisubizo ku banyarwanda n'abaturarwanda.